nahanuwe kenshi n'ababyeyi ndinangira mbima amatwi, nyamara sinibuke ko hirya mukuru ritinda nirihere. Iyi ngiyi ni indirimbo yamamaye ku rwego rukomeye, ni indirimbo kandi yamamaye kurusha nyirayo wayiririmbye. Iyo nta yindi ni indirimbo yitwa Murabeho, usibye ko bamwe bayihaye amazina menshi nka Murabeho Ndagiye, mu majwi menshi y'urusaku rwa ambirasi, ndetse kandi aherekejwe n'amajwi y'agahinda gakomeye, amaganya menshi y'umusore wari urimo uvuga ko akomerewe cyane n'ubuzima kubera virusi itera sida. Ibi ngibi yabivugaga avuga ko asatiriwe n'urupfu mu buryo bukomeye. Ni mu mashusho ateye ubwoba, impuhwe nyinshi, ndetse kandi bigaragara ko uyu musore wari ukomerewe cyane. Ni mu mvugo kandi yumvikanisha ko uyu musore nyuma yo kuva mu rugo maze akerekeza mu mujyi yarahageze, maze arangije abona ubwamamare, amafaranga, buri kimwe cyose, ariko ibyo ngibyo arabyirengagiza maze yitwarwa n'iraha, ariko ntatekereze ko iby'ibyo raha bizaza bikamuzanira ingaruka nyine zizamumira bunguri zidatapfunye. Uyu musore yitwa Nduwimana Jean Paul, benshi bazi ko yishwe na sida, ariko siko biri. Reka nanjye nkubwire amateka ye maze nkumenyeshe buri kimwe cyose kuri uyu musore nyine Nduwimana Jean Paul. Uyu musore rero nk'uko natangiye mbikubwira yitwa Nduwimana Jean Paul. Uyu nguyu abanyarwanda benshi bari bazi ko yitabye Imana yishwe na virusi itera sida, ariko nyine siko biri. Uyu nguyu Nduwimana Jean Paul avuga ko atigeze anandura virusi itera sida, gusa nyine nk'umuhanzi w'umuhanga yagerageje buryo ki bwose bwo kwiyambika sida, maze akora amashusho akanganye cyane kugira ngo abashe gutanga ubutumwa bwe. Ni mu gihe rero ngo uyu muhanzi ubwo yakoraga iyi ndirimbo ye yise Murabeho, ariko yaje kumenyekana nka Murabeho Ndagiye, ngo ni igihe nyine virusi itera sida yari yimbasiye imbaga y'abantu, ikindagura imbaga y'abantu muri icyo gihe. Ariko se mu by'ukuri nihe havuye igitekerezo cyo guhanga iyi ndirimbo Murabeho cyangwa se Murabeho Ndagiye? Mu by'ukuri se uyu nguyu Nduwimana Jean Paul ni muntu ki? Kuri ubu se abaye hate? Reka rero nkubwire ko aha wageze ni kuri Fama History. Ahangaha tugenda tugutegurira amateka y'abastari, ibyamamare, maze tukayakugezaho gatanu ku kandi. Kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzatukugezaho ujye ubasha kubibona kare. Uyu munsi twaguteguriye kukugezaho amateka ya Nduwimana Jean Paul, uyu nyine waririmbye indirimbo Murabeho, yamenyekanye nka Murabeho Ndagiye. Ikaze. Twagiye duhurira ahantu henshi cyane, bakambwira bati ntabwo bishoboka, umuvuka muri impanga, ati kuko Jean Paul yarapfuye, ati kuko na ya ndirimbo yarapfuye. Ngo uyu muhungu ndamuzi, ngo yarwaye sida, ngo yaranapfuye, ngo ino ndirimbo ngo buriya yayiririmbye yatumyeho abanyamakuru ari gutanga ubuhamya. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Nduwimana Jean Paul, ariko uyu nguyu yaje kwamamara ku izina nka Nopja. Uyu yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba, hariya nyine mu karere ka Rusizi. Uyu nguyu yavutse ku itariki 27 Kanama mu mwaka w'1983, nibwo uyu nguyu nyine Nopja yabonye izuba. Uyu nguyu yavutse mu muryango w'abana 8, ariko babiri muri bo baza kwitaba Imana. Ku myaka ye rero 3 y'amavuko, uyu nguyu Nopja yajyanwe kwa nyina wabo kurererwayo hariya nyine mu karere ka Rusizi. Nopja atangaza ko amashuri abanza yayize ku bigo bitatu bitandukanye muri karere nyine ka Rusizi.
uyu nguyu rero Jean Paul avuga ko impamvu yamuteye kwiga ku bigo bitatu bitandukanye, avuga ko nyine ku bigo yagendaga ahasanga abarimu bamukoreshaga imirimo atishimiye, bityo rero bigatuma agenda yimura ibigo. Jean Paul yagize ati ahitwa kuri Ecole Primaire Shara nahavuye bitewe n'umwarimu wanyikoreje amabuye y'amatafari, maze mbirebye mbona bisa nkaho ari nko kuntoteza. Ibyo ngibyo byatumye nyine ayo matafari nyakubita hasi, hanyuma mwarimu arangije antangira raporo. Ibintu nyine byatumye uyu nguyu Jean Paul yimurwa akajyana ku kindi kigo cyitwa kuri Groupe Scolaire Shara. Avuga ko nyuma yo kuva kuri icyo kigo nyine naho yabitewe nuko yahasanze umwarimu nawe nyine bari barabeshye ko yananiranye. Ibyo ngibyo ngo uwo mwarimu akajya abigenderaho amukubita inkonji ndetse n'ifunguzo mu mutwe, bituma ahava maze ahita yimukira kuri Ecole Primaire do Gakenke, ni hariya nyine muri kariya karere ka Rusizi. Nyuma rero yo gusoza amashuri abanza, icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yakize kuri Ecole Secondaire Ntyazo, ni hariya muri kariya karere ka Rusizi. Naho superieur icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga kuri Ecole Secondaire de Miyove. Uyu nguyu rero Nduwimana Jean Paul avuga ko impano yo kuririmba afite aho ayikomora, kubera ko ngo ubwo yabyirukaga yasanze mama we aririmba muri korali ya ADPR. Ibintu rero ngo byatumye akomeza kugenda yumva impano yo kuririmba ari yiwe. Usibye ko ngo uyu nguyu nyine yagiraga n'ubwoba, akagira isoni zo kuba yaririmbira mu ruhame, ariko nyuma uko yagendaga abona mama we abikora yabonaga ari ibintu byiza, nawe akumva azaba umuhanzi. Akomeza avuga ko rero ngo ibizamini bakoraga mu ishuri habaga harimo ikizamini cyo kuririmba, ariko icyo ngicyo ngo akaba yaragitinyaga cyane kubera nyine uburyo yagiraga isoni. Ibintu byatumaga ngo iyo bakoraga ikizamini cyo kuririmba we nyine yabaga yisibiye ntajye ku ishuri. Uyu nguyu rero Nduwimana Jean Paul nyine nk'umuntu wari wifitemo impano, yakomeje kugenda asunikiririza ahatiriza kugira ngo nyine azarebe ko ubwoba bwashira maze akaba umuhanzi. Jean Paul rero avuga ko kuririmba byatangiye ubwo yigaga hariya nyine muri Eyavenendezi. Uyu nguyu ngo byatangiye ari kumwe na bagenzi be, hanyuma bakora karabu y'ikigo. Ibi ngibi iyi karabu ngo yaje gukomera, bakajya bajya gukora ibitaramo bitandukanye mu gihugu cyose ndetse no hanze y'igihugu. Muri 2005 rero uyu nguyu Nduwimana Jean Paul nibwo yahuye na Munyeshoza Dieudonné maze amwemerera kumwishyurira studio. Uyu nguyu nyine yahise asohora n'indirimbo yise Birababaje. Iyi ngiyi yavuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma rero uyu nguyu Nduwimana Jean Paul yaje guhura n'abagabo babiri. Uwo nguwo ni Jean Pierre Turatsinze wari meya w'akarere ka Rusizi, ndetse na Jarike Duwumuremyi. Uyu nguyu wari directeur aho nyine yize secondaire. Abangaba ngo bamwemereye kumwishyurira studio kubera nyine ubuhanga bari bamubonyeho. Ibi ngibi ngo byatumye uyu nguyu Nduwimana Jean Paul ahita nyine asohora album y'indirimbo 11 zari zirimo n'iyi ngiyi nyine Murabeho, yiswe Murabeho Ndagiye. Nduwimana Jean Paul rero nyuma yo kubona izi ndirimbo ngo yazijyanye kuri radiyo, ahangaha ngo zahise zitangira gucurangwa. Uyu nguyu Nduwimana Jean Paul rero avuga ko indirimbo yamufunguriye amarembo cyane ni indirimbo yiswe Ifura z'iwacu. Nyuma aza gusohora indirimbo yiswe Murabeho. Mu mwaka w'2011 rero nibwo Nduwimana Jean Paul yashyize amashusho hanze y'iyi ndirimbo Murabeho yiswe Murabeho Ndagiye. Iyi ndirimbo ikimara kugera hanze yasamiwe hejuru n'abantu benshi barayikunda, ariko nyine nanone bakayikunda atari uko bayishaka, ari ukubera amashusho akanganye cyane yari muri iyi ndirimbo. Nduwimana Jean Paul rero avuga ko yakoze iyi ndirimbo maze ayikora mu majwi n'amashusho bikanganye cyane mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwihute kandi bugere ku bantu neza kandi babwakire vuba. Ibi ngibi yabikoze kugira ngo nyine atange umusanzu ukomeye wo kwirinda virusi itera sida.
indirimbo rero ngo ikimara kugera hanze abantu bakomeje kugenda bavuga ko uyu nguyu nyine yishwe na virusi itera sida kubera nyine amashusho akanga yagendaga agaragaramo. Bamwe bakagira bati uyu nguyu turamuzi yishwe na virusi itera sida. Nduwimana Jean Paul nawe mu buhamya agenda yitangira avuga ko ubwo arimo arava hariya iwabo i Rusizi yumvise mu modoka bavuga ko uyu muntu nyine waririmbye iyi ndirimbo yishwe na sida, ariko ngo nyine arabyumva ariko nabwo ngo biramushimisha avuga ko indirimbo ye nyine yamamaye yabaye iya mbere kandi yatanze ubutumwa bwumvikana muri sosiyete. Nduwimana rero Jean Paul avuga ko iyi ndirimbo yayikoze mu buryo bwo kugira ngo atange ubutumwa vuba kandi bugere kuri benshi. Mu kiganiro rero uyu nguyu Nduwimana Jean Paul yakoreye kuri Radio Rwanda yavuze ko yakomeje gushimishwa n'uburyo indirimbo ye yagiye yigisha abantu ku rwego rukomeye nawe atibwiraga. Iyi ngiyi ni indirimbo avuga ko yayikoze atagamije amafaranga ahubwo yaragamije nyine kurokora imbaga y'abantu benshi ubwo nyine icyago cya virusi itera sida cyari gikaze muri biriya bihe. Reka rero tukubwire ko nk'uko benshi babitekerezaga ko uyu nguyu Nduwimana Jean Paul yitabye Imana azize virusi itera sida nk'uko nyine indirimbo yagendaga ibivuga, ariko ibi ngibi ntago ariko biri kubera ko ubu ngubu Nduwimana Jean Paul ariho kandi arakomeye. Avuga ko atigeze anandura virusi itera sida nk'uko nyine benshi babivugaga bakavuga ko yanitabye Imana. Reka rero tukubwire ko uyu nguyu niwe nyirinzu itunganya imiziki ya Country Record. Uyu kandi akaba anafite radio ikomeye cyane izwi cyane hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo nta yindi ni Country FM. Ndizera rero ko nawe niba watekerezaga ko uyu nguyu Nduwimana Jean Paul yitabye Imana atari ko uzongera kubifata, ahubwo uyu nguyu nyine yaririmbye iyi ndirimbo murabihondagiye kugira ngo nyine atange ubutumwa nk'umuhanzi. Ngayo nguko rero ukomeze kugenda ubana natwe kugira ngo nyine ujye ukomeza kugenda umenya amakuru y'abastari, ibyamamare, amateka yabo, ni hano uzajya ugenda uyasanga. Reka ngushimire wowe wabanye natwe kugeza nyine iki kiganiro cyacu kirangiye. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba utarabikora, maze nibuke kukubwira ngo Imana ikurinde.